Reka dutekereze ko ubonye dokima imeze gutya, usanze dokima ahantu mu nzira ariko ntufite amakuru menshi ajyanye n'iyi dokima, tugiye kureba ukuntu ushobora gushaka ikintu icyo ari cyo cyose. Dufate urugero, reka wenda dutekereze ko iyi dokima dushaka kwirebera amafoto. Dufate urugero ugiye gusoma raporo. Ubonye raporo, baguhaye raporo kandi wenda ushaka kwirebera amafoto niyo ushaka ko ahita akorohera kuba yaboneka. Urabizi imbere dushobora gushyiramo amafiga, dushobora gushyiramo amapikica, dushobora gushyiramo ibintu bitandukanye n'amatebo. Reka rero dutekereze ko ubonye dokima nk'uku. Ndimo gushaka kukwereka ko ku buryo ushobora gukoresha wadi ukamera nk'umuntu uri porofeshono cyane, nk'umuntu usanzwe uyikoresha. Ikintu cya mbere uzakora, reka nandike muri comment, hari abantu bambwiye ngo njye mbyandika, ngerageze kubyandika. Reka nandike ako komande wakoresha mu buzima busanzwe, komande wakoresha, reka nyandike hano. Icyo uri buzajya ukora kugira ngo bite bikorohera, uzajya wandika cyangwa ukanda kuri control plus F. Iyo uyikanzeho hahita hafunguka pano yitwa navigation pano. Ni ukuvuga ngo iyo nkanze kuri control F hahita hafunguka navigation pano. Ubusanzwe abantu benshi ntabwo bari babizi, ariko ndizera ko n'umuntu usanzwe ukoresha Microsoft Office Word aka kantu akamenye. Ubundi twari dusanzwe twandikamo wenda headings, tukaba dushobora kuba twahita tubona ahantu inshuro headings zigaragara. Ni ukuvuga ngo iri jambo headings cyangwa heading gigaragara inshuro 16 muri no dokima yacu yose. Rero twari dusanzwe dushaka tugende ku magambo, ariko guhera uyu munsi dushobora no gushaka ibindi, tukabona ibindi bitari amagambo gusa. Tuzajya tubikora gute? Urabona iyo wakanze aka kantu kaza hano ni aka close k'iri jambo. Ubu mbisibye, ubu ni ukuvuga ngo rya jambo close ryaba rigiye. Reka nongere nshyiremo headings. Urabona ko gahita kafunguka, ariko hano ku ruhande hari akantu ka drop down button kariho akabuto kajyana hasi. Iyo ugakanzeho ushobora gushaka ugende kuri graphique, ushobora gushaka ugende kuri table, ushobora gushaka ugende kuri equation, ushobora gusanga ugende kuri end note, ushobora gusanga ugende kuri comment. Byazajya biterwa n'icyo noneho wowe ushaka. Ni ukuvuga ngo iyo option ishobora kugufasha ibintu byinshi. Mu gihe wenda dufata urugero nk'ubu nshaka kureba graphique, zirahita ziza imbere, birahita binyurira kuba nagera kuri graphique. Nshaka kureba ngendeye kuri table, irahitiza. Ni ukuvuga ngo ufite dokima ushaka kwihuta, wenda dufata urugero wari urimo gupresenta ikintu, barakubwiye ngo hari ifoto twashakaga, urumva icyo gihe ushaka guhita ujya kuri search kuri control F ukahita ujya kuri graphic. Icyo gihe wazahita uzibona mu buryo bukorohera. Urabona ko zihita zoroha, ko ibigiye gufokasinga ahantu figa zigaragara. Urabona ko aka kabara k'umuhondo kanyereka ahantu amafoto agaragarira. Nyimisemo table, ubwo niyo yahitiza. Urabona ko table bihita binyereka ahantu table igaragarira. Aka niko kantu ka mbere twashaka kubereka, kandi ndizera ko kabafashije. Ubutaha rwose ntuzajya urimo gukoresha Microsoft Word ujye ushirika ubwoba, wumve ko ushobora gukoramo ibindi bintu byinshi. Tugiye kureba n'akandi kandi mu kanya dukomezanye. Akandi kantu ka kabiri natekereje gashobora kugira icyo kadufasha, ni mu gihe urimo kwandika ibintu muri urimo gukoresha Word, waba urimo gusoma se cyangwa waba urimo nko kwandika ikintu. Dufate urugero, nshobora kugera ku ijambo wenda amen. Iri jambo ntabwo nzi ubusobanuro bwacyo, sibyo? N'urugero pari hazari mfashe n'irindi jambo ryose washaka, wenda dufate urugero formatting. Uru rugero sinzi icyo rishatse kuvuga, sinzi ngo barisoma bate, iranshanze, avoid, like ni urugero ndimo gufata. Icyo uzakora ni iki? Aka gapuwe ka kabiri kavuga iki? Tugiye kureba ngo ni gute noneho Word yanjye nayikoresha mu gihe mfite imashini yanjye iri connected kuri internet cyangwa iri kuri internet, mfite internet, ni gute narishobona nashaka ubusobanuro bw'iryo jambo cyangwa nashaka amakuru ajyanye n'iryo jambo cyangwa n'interuro muri rusange. N'urugero
kuko niba nshobora gushaka ijambo rimwe bivuze ko nshobora no gushaka amagambo yandi. Reka turebe uko wabigenza. Icya mbere uzakora uzaselectiona iryo jambo. Dufate urugero ndashaka gucekinga ikintu cyitwa space. Space ni iki mu by'ukuri? Like ndashaka kumva ni ubuhe busobanuro bw'ijambo space. Nzakora iki? Nzakanda right select, nzaselectiona. Guselectiona twabyize muri ya pariti yabanje, ko guselectiona ushobora kubikora mu buryo bwinshi. Nshobora gufata iyi curseur, aka kantu kabyina, ku bantu batari bamenyera cyane imashini bakita curseur, narangiza nkakanda kuri shift, direction zijyana ku ruhande. Shift direction zijyana ku ruhande, ni ukuvuga ngo cyangwa zisubiza ku ruhande cyangwa zizamura. Mba nshobora guselectiona natiriwe nkoresha mouse. Gutyo nabikoraga gute? Reka nze mbibandikire kuri comment. Ni ukuvuga nshobora guselectiona ijambo nkoze, ushobora gukora selection y'ijambo ukoresheje keyboard. Keyboard twarayize muri pariti zabanje, ukora shift plus direction key, cyangwa ibi bimenyetso byo kujyana bijyana mu byerekezo. Hari akareba ibumoso, iburyo, kuzamura no kumanura. Reka dufate urugero, ijambo amend. Nzarikorera iki? Nzariselectiona, nkore shift direction key, nindangiza nkore right click, hazafunguka aka kantu. Urabona hazahita haza akantu, haza ibintu byinshi, haza ama submenu menshi, ariko ngewe ikimfokasinzeho, urabona ko nshobora gushaka synonym. Synonyme ni andi magambo yenda kugirana inyito na amend, ariko nshaka gufokasinga kuko kano kantu kavuga ngo search amend. Ninkanda kuri search amend, urabona hazahita hafunguka akantu kameze nk'ako kuri internet. Sinzi niba murimo kubasha kukabona. Urabona bihita bimbwira ko amend bishobora kuvuga change, noya. Urabona hahita hafunguka ubusobanuro bw'amagambo mu by'ukuri. So navuga ko mu by'ukuri kubera ivana amadata kuri product yitwa Bing, ni ya Microsoft product. Byibuze urabona ko byibuze ushobora gushaka ijambo, ubusobanuro bw'iri jambo. Mu by'ukuri mu busanzwe twaba dusanzwe dukoresha word mu kwandika gusa, ariko n'amagambo udasobanukiwe mu gihe urimo gusoma ikintu ushobora gushyira kuri right click, uselectiona, warangiza n'ubu dufata urugero default for instance, ushobora gusobanura default, warangiza ukajya kuri search ukahita ubona ubusobanuro bw'ijambo default. So bihita biza. Ako ni aka kabiri. Katujye ku ka gatatu. Aka kantu, ibintu tugiye kwiga cyane cyane byakoreshwa ku muntu waba akeneye gushyira itariki kuri document, ku buryo bihita biza automatically utiriwe ubyandika n'intoki. Wabikora gute rero? Kugira ngo bijye byikora, itariki igiye itayizamo utiriwe ujya kuyandika n'intoki, bitewe n'urugero nanjye mu kazi njya mbikoresha, hari igihe mba mbikeneye. Wajya kuri insert kugira ngo byandika n'intoki, warangiza kuri menu ya insert, warangiza ukahita uza hano ugahitamo hano handitse date and time. Nimahitamo uzabona ubwoko bw'amatariki wahitamo washaka, bitewe rero n'iyo wahisemo, n'icyongereza wenda bitewe na format uhisemo y'ururimi. Dufata urugero, reka ngumishemo ibyari birimo. Ushobora guhitamo icyongereza, ushobora guhitamo ku itariki February, gutyo ugahitamo nk'itariki n'urugero, cyangwa ugahitamo iyi. Cyane cyane ngewe hari igihe njya nkoresha cyane cyane, nimihitamo izahita ako kanya ahita yizanamo. Kandi icyiza cyayo, iyo ukeneye kubihindura uba ushobora kugenda ubyapudetinga, ubihisemo ugahitamo itariyo, icyo gihe document izagenda yiyapudetinga.
urumva atari ibintu byiza. Ndakeka ko aka nako gashobora gakora cyane 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 nko ku bantu bakenera kujya bashyiramo amatariki muri dokima, byazajya byihindura cyangwa ukabihindura bitewe n'uko ugize ute ubishaka. Ya, akaba ndizera ko nako kazajya kabafasha. Ya. Uburyo ngiye kubereka pe, iyi metode ngiye kubereka muyifate, ni ingenzi, muzajya muyikenera. Ubusanzwe abantu basanzwe batubwira ko dokima iri muri PDF tudashobora kuyifungura muri Word, ariko ukoresheje iyi metode ngiye kukwereka uraza gusanga ko ushobora gufungura dokima ubu iri muri PDF ukayifungura muri Word. Icyo bivuga ni iki? Bivuga ko dokima iri muri PDF ubusanzwe ntabwo tuba dushobora kuyihindura. PDF ntabwo tuba dushobora kugira icyo dusiba cyangwa duhindura, ariko uburyo tugiye gukoresha buratwemerera gufata PDF tukayihindura muri Word. Tubikora gute rero? Tujya kuri file, twarangiza tukajya kuri open, twarangiza and then we browse the document, cyangwa gushaka aho iyo dokima iri, twarangiza tukopeninga tugakurikiza amahame. Reka dufate urugero rwa dokima ubundi yari iri muri PDF. Reka nyibereke iyo nshaka gukoraho. Dufate nk'iyi dokima, turebe iri muri PDF pe, ntabwo wayihindura, sibyo? Iyi dokima urabona ko ni dokima iri muri PDF, sibyo? Iyi dokima urabona ko ntabwo wakwandika ngo byemere, ntabwo wakwandika mu by'ukuri, ntabwo wakwandika. Urabona ko ntabwo ukoresheje keyboard, ubwo ndimo gutapa kuri keyboard, ariko urabona ko bitashoboka. Rero reka duhindure turebe uburyo nshobora kuyandikamo, noneho ari na raporo nshaka kwikorera, cyangwa ari ibindi nanjye nshaka kwikora ngende kuri iriya dokima nkahita mbihindura. Turajya kuri file nk'uko nabyanditse, tujya kuri open, nitumara kugera kuri open tujya kuyibrowsinga tuyishake, niturangiza tujye aho iherereye, ni dokima niyi. Niturangiza urabona barahita banyuma ikosa, bahita bambwira ngo Word will now convert your PDF to an editable Word document. Iyi product ndimo koresha ya Word igiye kubihindura igiye guhindura PDF. PDF bivuga portable document format, ku buryo noneho ishobora guhinduka. This may take a while. Ibi birafata umwanya, biraza gutuma dokima twari dufite ihinduka ku buryo ushobora guhindura, ariko bishobora gusa gutinda niba iyo dokima izaba ifite amafoto menshi. Ese urashaka ko iyi message izajya ihora igaruka? Nuhitamo hano ugakanda yes, yego, ubwo ntizongera kugaruka, ariko nuhita ukanda kuri OK ukemera ko biri bugende gutyo, urakanda kuri OK, nurangiza utegereze. Dokima yanjye ya Word irahita ifunguka. Urabona yari isanzwe, reka turebe, yari isanzwe ari PDF, ariko ubu urabona ko nshobora kueditinga. Yari isanzwe ari PDF, ariko ibaye Word. Ni ukuvuga ngo urugero, iyi dokima ntabwo mbere yashobokaga. Urabona mbere nari nyifite iri muri PDF. Muri PDF kandi twabonye ko biba bidashobora guhinduka kuko aba ari dokima nyine iri igize, ariko ubu nshobora kubihindura. Urabona nshobora gusiba nk'ibintu, sibyo? You see, nshobora kubideletinga nkandika executive. Urabona ko mbere muri Word, muri PDF, abantu bakoresha PDF murabizi ko biba bidashoboka, ariko ubu bigize bite? Birashobotse. Aha rero tugihari, tujya kwita turiya kandi gapuwe bijyanirana ko guhindura dokima yari iri muri PDF
yari iri muri word tukayisubiza noneho muri pdf. Twabikora gute? Byo ukuntu uzabikora nta kundi. Save, kubika cyangwa okay, hari abantu bamwe njye nandika ikinyarwanda, kubika dokima muri pdf. Pdf bivuga portable document format, sibyo? Aha, noneho uko ubikora ni gute? Ujya kuri file, warangiza ukagira save as, warangizaho noneho iyo uhisemo uhitamo type. Kuri Windows ifunguka ugahitamo type. Reka tubikore turebe. Uraza file, save as, nurangiza uhitemo iyo document uyibika, nurangiza uhitemo type. Urabona ko type ushobora guhitamo Windows document, ushaka wahitamo, noneho twe tuzahita tuza duhitemo pdf mbere yari word, sibyo? Duhitemo uko tuyibika yitwa, niturangiza saving, dukore buto ya save. Barimo kumbwira ngo uri open, yego reka mbanze nyifunge. Okay, noneho wenda nyite rimwe, noneho itenye savinga. So ubu irahita ifunguka, urebe irahita noneho isura muri pdf ifite bya bintu neditinze. Urabona ko ifite bya bintu neditinze. Mbere ntabwo byashobokaga. Turabizi neza ko pdf udashobora kugira gute kuyihindura, ariko urabona ko mbere dokima yacu yasaga gutya. Urabona ko mbere dokima yacu yari imeze gutya, no mbere dokima yacu dore uko original yacu yasaga, ariko nabihinduye ibi ndabisiba, itanandikamo ibyo nshaka. Sinzi machine. Urabona ko nabihinduye itanandikamo ibyo nshaka. Urabona ko nahise nandikamo save as type, kandi mu by'ukuri imbere yahoze ari logo. Yose urabona itandukanye. Bivuze ngo tubonye uko wahindura dokima, wafata dokima iri muri word tukayishyira muri pdf, dufashe na dokima iri muri pdf tuyijyana muri word. Nta yindi converter n'iyi n'imwe ukeneye.